Nani mwangize kuri sira imyaka nujuje yose nta n'umugore umwe ndanakundana nta nazi nuko ibintu byose bimeze. Kandi ngende ngikwirabira isi yo hanze kwimeze. Urashaka kujya kubikirara gusa? Ko sarabura gusa mbabona. Ndiko ndibuka ibintu nikoze kuri Bob. Byose kabiheze kuna. No, hari kamera ari kugufata se. Ibyo ngibyo ikibazo bifiteho ni iki? Ngiye kintu ndi kurwanya nta kindi, ntabwo nshaka gusubira hari ahantu ngo ujye gutesha mama wawe. Ndeka nitahire. Sinoguma hano kurabana na Bob bwabyo nzi yuko ibintu byose byazanye byapfuye none asara. Aho rakeneye yuko ari je nzohereza ishugwe Bob agiye gukora mariage. Jenge ndamubere ikintu zaya niba ari giki ndamushingira undi mugore kandi ejo twagomba kubana. Ariko ibintu byanze hamwe umuntu afatira hanze. Nimba kwa Bob byanze nta kintu kimwe novugana nawe ndataje. Okay. Pe nimba ari dushaka. Kibazo umuntu kukivuga. Nge rwose umbwire ngo wete cyugende. Mfite ibindi bibazo byanjye ndimo, mfite ibimpagayikishije bishobora no kunyicisha, none nawe utangiye kuzana ibyo ngibyo by'ubugoryi gusa. Utabonye Bob ntago wari urongorwa n'undi muntu. Bob nuzi kurongora wenyine. Manuka. Ese kugira uteze? Ndega byose neze ngaho kuri. Kane namwe mudahema kubana natwe, mwebwe mwahisemo kubana natwe, Imana ibaho umugisha. Uburasirazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo n'Iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abatwikurikiranira hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese Imana ikomeze ibane namwe, ibahe imigisha y'ubwoko bwose ndetse igibahereza n'ibatunga. Ikindi kandi ntukabura amafaranga aho mwaba muherereye hose, Imana igiye yabaha kubera yuko yifite amafaranga, ubu ufite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu njyewe nk'isanzwe ni Dr. Chef Gasegege Ntawangwa bose ubasuhuje kandi ubifuriza ibyiza bya buri munsi n'amahoro y'Imana. Kandi ikindi ni mwebwe tuba dufite kugira ngo mubane natwe kandi natwe tugire icyo tuba twababwira kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Uyu munsi ni umunsi wa 20 mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2026 ndetse akaba ari umunsi wa 20 nkuko nari mbibabwiye. Ku minsi 365 cyangwa 356 y'umwaka. Ubu ni kuvuga ngo tacyari mu ntangiriro z'umwaka ndetse turi mu kwezi kugoye cyane, kwezi kuba kubufite ibibazo byinshi cyane by'amafaranga bitewe nuko amafaranga aba yakoreshejwe ibintu bitandukanye, ariko Imana irebe ukuntu mubayoboka igira icyo ibaremera ndetse ibaho umugisha y'ubwoko bwose. Nagutyo rero ngo uhaye ikaze muri iki kiganiro rero aho uherereye hose wiyumvemo ikaze muri iki kiganiro. Twavuga ko tugiye kuzababwira filime zitandukanye ndetse n'ibiri gukorwa kugira ngo mwumve ko ibintu biri ko ugenda neza. Ubu ngubu mu Rwanda ikintu cyari nagahora kugira ngo twinjire mu kiganiro neza nuko filime nyarwanda zimaze gufata indi ntera kandi zimaze kuba business ikomeye kandi ifiyunguka ifite amafaranga. Kudore yuko nyuma yuko abakinnyi benshi cyane bagiye bakomeye hano mu Rwanda bagiye bavuga ko atari ngombwa yuko nabo bakomeza kwitwa abakinnyi gusa, ahubwo nabo bagomba kuba aba producer. Dore nyuma yuko hari filime nyinshi zigiye gukorwa ndetse n'izindi ziri gukorwa, mugiye kuza mubona mugasanga aba producer bazo ni bamwe mu bakinnyi mwagiye mukunda. Nk'urugero twababwira ni filime iri gukorwa tutaramenya amazina neza, iri gukorwa n'umukobwa twambinyereye muri filime bita Nzero Musaraba bita Coach. Akaba nawe yavuze ko atari byiza kuba yakora filime yakina filime gusa, ahubwo nawe agomba kuba yakoriye. Subo gusa mwarabibonye ko abakinnyi benshi bari kuzikora nka Mimi Mireye, umukobwa uturuka mu Burundi, nawe yakoze filime imwe ndetse akora n'ibindi zitandukanye. Dore ko yari gukora filime bita My Testimony, akaba iyo filime yaramaze guheruka ndetse n'inyuma yuko yagaragaye mu filime atandukanye yaba ari mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Undi twababwira ni Fabiola, nawe afite filime yari gukora ndetse iyo filime izaza iryoshye cyane. Ni benshi cyane twavuga, ariko reka tubanze twinjira mu kiganiro cyacu. Icyo tuzakigira ikiganiro gikurikiyeho tubibategurire neza, tugende tubabwira amafilime ari kugenda asohoka, ari kugenda akorwa n'abandi bakinnyi bari basanzwe bakina.
iki gitondo nifuza ko twongera kugaruka ku kiganiro cya The Contract, twongere tuvugaho utuntu n'utundi tukigerekereje cyangwa cyo kigufi, ariko icyo ngusaba wowe urakizi ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane kuri gatanu ku kandi, ndetse ayo makuru yose aje uyabona mu ba mbere. No kuvuga ngo rero nyuma yuko ibyo bibayeho Kiramana akajya muri gereza, ndetse Tayiga yamaze kubona ikintu kimutera ubwoba. Nubwo bwa mbere twari tubonye Tayiga atumutwe, dore yuko icyo yabonye cyo kirenze imbaraga ziwe, nibwo yabonye ko burya umuhungu wiwe afite ibintu birenze atari afite, ndetse n'ubushakashatsi bwiwe ndetse na Kiramani nubwo yari yiturije yarabihoreye afite ibyo batari bazi kabitse. Ikindi kandi tubabwira nuko umugabo Nsabi yakomeje kwihagararaho, ndetse yanze kumvikana na Nyambo, dore yuko asabye ikintu gikomeye, abwira Nyambo ko agomba kureka umugabo wiwe. Ariko ikintu kibabaje kinateye ubwoba twakagombye kuba turi kwibaza nuko Nsabi yageze mu rugo ntiyumvikane n'umugore, bitewe nuko umugore abona Nsabi iteka ryose ashishikajwe no kwihorera, ariko nyamara yakagombye kuba yikorera business kugira ngo amafaranga aze ndetse n'ayandi yunguka. Biraza kugenda gute kwa Nsabi? Si ibyo gusa kandi ibyo byamaze kwafata bamaze kumutera indobo yuko aragiye gukunda umukobwa bita Nyiranzayino uri kwishakira gukunda abazungu, ariko bijyo bijya bikaba byanze ko babana mu rukundo. Ni nyuma yuko rero Mitsutsu nawe ari mu rukundo n'umukobwa wa bijyo bijyo twari twagaruka mu kiganiro cyatambutse, ariko ibyo tugiye ko twagarukaho ni Kiramani ndetse na Natasha cyangwa Tasha nkuko bamwita bitewe naho wereye, ndetse Nyambo Nsabi ndetse n'umugore wa Nsabi, abo nibo tugiye kuba twagarukaho. Nikaze rero wumve mwikaze uherereye hose kugira tubane neza n'abakoze subscribe kugira ngo dukomeze dutangira. Reka dutangire kuri Kiramani rero. Kiramani twamenyereye mu bintu byinshi cyane kandi biteye ubwoba. Muri no filimi yari afitemo ibintu bikomeye cyane, dore yuko ari we wari ufite ubwenge bw'abakariteri cyangwa bw'ibyihebe cyangwa abacuruzi b'ibiyobyabwenge mu gihugu, akaba ari we wari ufite uruhare runini cyane, kubera yuko ari we wagiye gukora ibintu byinshi cyane, dore ko ari we mastermind w'umugabo bita Tayiga, akaba ari we wamujyanye mu kazi, ndetse akinjizamo na mushiki we Tesha. Nyuma yuko rero Kiramani bamufunze inzu yiwe bayiteje cyamunara igorwa na Nsabi, ubu rero Kiramani yatangiye intambara ikomeye cyane y'ukwica buri wese uwamubabaje, ndetse akabihoreraho kubera yuko bamujyanye muri gereza kandi bitakagombye kuba ari ngombwa. None ko aravumbuye ubugambanyi bari bamukoreye, bamushaka kumujyana mu kazi ka miliyoni 50 z'idolari kugira ngo abashe kuba yazikorera, nyuma yaho bakamwicirayo maze izo miliyoni bakazikenyereraho we yamaze kwitaba Imana. Ariko Imana rero ntabwo ari uko ikora. Imana nubwo waba ari umunyabyaha ibana nawe, ndetse ikaguhereza ibya buri munsi bigufasha mu buzima bwawe ndetse no mu rugendo rwawe rwa buri munsi, kubera ko Imana ntabwo ireba nk'abantu kandi ntabwo ikora nk'ibyo abantu batekereza. Rero Kiramani yamaze kubona ibintu byose bigomba kumufunguza, dore yuko ni nyuma yuko Bobo yikoreye iperereza ryiwe n'ubushakashatsi bwiwe, agwa ku mpapuro zifite ibimenyetso bikomeye cyane bifungisha se. Ise yamaze kuzibona, uwo bita Tayiga ahise agira ubwoba bukomeye cyane. Ni nyuma yuko yari yamaze kwikarakasha yuko Kiramani agomba gupfa, ndetse n'ibyo byose bikagenda. Yagiye acuna imigambi myinshi cyane, ariko iyo migambi yose yagiye ifata ubusa, dore yuko Kiramani afite mushiki wiwe w'umugome kurenza na bariya bose, dore yuko yari yamaze kuvuga yuko agiye kuba yakora ibara, ndetse Kiramani aramubwira ati genda gakeya kadogo utaza kwica ibintu byinshi cyane, kuko ngewe nubwo ndimo hano mutekereza ko ndimo hano, ariko ngiye kuvamo vuba kandi nimbamo yaba ari uruhinja yaba ari yonka yaba ari iki, ndaza kuyikura mu nzira. Ubwo rero murumva ni intambara ikomeye cyane igiye kuvuka hagati ya Tayiga ndetse na Kiramani ndetse n'abandi bantu bakorana nabo bari muri sendika yabo. Ariko ikihari aka kanya Bobo nawe yamaze kuba umwanzi wa papa wiwe, dore yuko Bobo yazanye ikintu cyateye papa wiwe ubwoba, ndetse papa wiwe nk'uko abivuga. Burya reka mbabwire ikintu kimwe gitangaje, ibintu byamusigaye mbona umuntu asigaye yanga gufasha umuvandimwe wiwe akajya gufasha abandi cyangwa abo twakwita rubanda. Umuntu akibaza ngo ni iki cyabaye kugira ngo ibintu bihinduke, kugeza aho umuvandimwe yanga umuvandimwe wiwe cyangwa umwana akanga si we akamugambanira kugira ngo abe yafungwa cyangwa abe yakicwa bitewe n'ibintu ari gukora. Ni iki kiruta urukundo rw'umubyeyi n'umwana wiwe? Mu gihe wasanga cyaba kiruruta ntacyo
bihari, ndetse uwo hanze n'uwo hanze, burya uwo mu nzu n'uwo mu nzu. Uwo hanze ashobora kuba yakugambanira kandi bikaba bibi, ariko uwo mu nzu akugambanira rimwe na rimwe ari agatema akagaruka akavuga ati nubwo mbikoze ariko uyu ni umuvandimwe, reka nshaka uburyo ki nakwikura mu ibi bibazo narimayo nawe mushyizemo. Ni nako rero umuhungu mutoya cyane Renzo yagiye kwa Bobo amubwira yuko papa we yataye umutwe, ndetse yatangiye kwicuza icyatumye Bobo avuka, akagomba kuba n'inda yiwe yamuhuyemo. Ni kenshi na kenshi abantu bahura n'ibibazo bagatangira kwumva bakitakana n'abo babyaye kugira ngo bumve ko babona amahoro, ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Bibiliya itubwira, ndetse utayiga we mu kibazo cyo afite cy'uko yamaze kubona impapuro, igihe hari n'uko agomba guca bugufi yawe akajya gusaba n'imbabazi Kiramani, dore ko Kiramani ibintu byiwe byose abitwara gake, iyo bimusabye imbabazi araziguhereza kandi akakubabarira. Niyo muntu nabonye rero ufite ikintu gikomeye cyane cyo kwicisha bugufi no kwihangana, dore yuko yanyuze muri byinshi ashaka kubivamo, ariko bakomeza kuba bamusumikirizamo, ndetse ni byinshi cyane yabayemo. Nyuma yuko rero inzu y'ibiguzwe harimo icyumba cyari kirimo amateka menshi cyane, ndetse n'ibintu byaba bikomeye cyane, nubwo tutaramenya neza iki cyumba kubera ko gifunze. Twakoze ubushakashatsi turabubura neza, tubura aho twakora amakuru y'ibintu byaba biri muri iki cyumba ngo tube twabameneraho akabanga, ariko mutegereze gatoya, nyuma yaho gatoya muraza kuba mwamenya ibyo ari biri mwa kiriya cyumba. Nubwo Nyambo kwicisha bugufi byamunaniye kuba yasaba imbabazi Nsabi, bigasanga bari kugenda bagarura ibyashize, byatumye Nsabi yanga kuba yagira icyo amufasha, ndetse yagira n'icyo aba yamukorera, kubera yuko Nyambo yatangiye kuzana ibintu byinshi cyane by'uko ibyo yitwaza umugabo we, kandi ahangaha akagombye guca bugufi agacinya inkoro, ndetse akemera gusuzugurwa na Nsabi, ndetse akashaka akamwemerera ibindi byose, bakajya bajya mu biciro by'amafaranga, bareka kuzana ubushuti busanzwe. Ibyo nibyo byari gushoboka, ariko Nyambo yihagazeho yitwaje ngo umugabo we yaciye muri byinshi, ndetse yaciye muri byinshi ngo yakihanganira. Ibyo byose abivuga atazi ibyo umugabo we yaciyemo kugeza ubu ngubu. Nyambo ntabwo aramenya ngo umugabo yaciye muri ibi ngibi, yakoze ibi ngibi, yakoze ibibi bingana bityo. Icyo azi ni uko ngo yitwaga amazina y'ibindi yakoraga akazi, ariko Nyambo nta kintu aramenya. Kimwe yuko umugabo we yatangiye kumuvuga ngo ngiye kubaho, Nyambo atazi ahantu ndi nyuma yaho nkora ibyanjye. Ariko uratekereza ngo nimba umugabo yanze kubwira umugore ibyo agiye gukora, uwo mugore unuwe urukundo afite cyangwa n'uwo buramba afite? Nyuma yuko izi ntambara zose zizaba, bamaze kumenya yuko Nyambo akundana na Kiramani, reka Kiramani atangire urugamba, maze bahere kuri Nyambo batsikura cyangwa bica, maze Nyambo usanga ubuzima bwe bugiye mu kangaratete bitewe n'uno mugabo. Nyamara ibyo Nsabi yari ari kumubwira byakagombye kuba byamutamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubwira inama zikari gukorera ibintu bibi, nawe zikari ibintu bibi, ariko nyamara ugasanga ikintu akubwira icyo akagombye kuba ukora, kuko Nyambo aka kanya icyo akagombye kuba akora ni ukuzibukira agahunga, ndetse akajya kure cyane y'abantu batazi, kubera yuko uru rugamba rugiye gutangira niwe ruzaheraho cyane, kubera yuko impamvu ruzamuheraho, Nyambo bamugeze amacumu, bamugeze imihoro mbere yuko ni ibintu bigera ahangaha. Ariko icyo Kiramani azi kizamutera agahinda kikamukomerera mu gihe Nyambo ashobora kuba apfuye, nuko bazaba bamwishe Nyambo atwite inda ya Kiramani. Ekesha we icyo bashaka kuba ibintu yabikora yirukana, ariko Kiramani ibintu byiwe akabashaka kubitwara gake cyane. Aho ngaho abantu baba batandukaniye. Nsabi nyuma yuko yaganiriye na Nyambo, amaze kumubwira ngo icyo nshaka no kuba ari kuba umugabo, kubera ko umugabo yarambabaje, kandi koko ngomba kuba nanjye nakora ikintu kimubabaza. Kuba yamujyanye inzu ni ikintu kimwe kizamubabaza, kuba yanze no kuba Nyambo yitwaye nabi, akaba ikintu yakuyemo cyo kuba Nsabi yamuhereza iriya nzu, Nyambo nawe bigiye kuba byamubera bibi. Kiramani kandi nabyumva ntabwo bizamufasha, bizamunezeza, kubera ko Nyambo yitwaye nabi. Ni nayo mpamvu Nsabi wewe ikintu yakoze wewe cyakagombye kuba ari cyiza, ariko yageze mu rugo ikintu kibabaje nuko Nsabi mu mutwe we harimo kwihorera, ariko iyo nzika ikintu rwose akakiri mu kungo yayo. N'umugore we yamubwiye ati ibintu ntabwo ngiye mbishaka kuzahora uba muri ibi ngibi, twakagombye kuba dukora business tukazamura ubushobozi bwacu n'amafaranga yacu akazamuka, apana guhora mu ibyo bintu byawe byo kwihora bya buri munsi urubibamo. Ndetse umugore we bishobora kuba byamubaye ikibazo gikomeye cyane, dore yuko uyu mugore yakunze Nsabi ariko musanga n'ibyo bikomeye Nsabi atarakira. Bivuze yuko urugo rwabo nubwo ni rimwe na rimwe cyangwa akanya gato akariko kose wabona nabo batandukanye, ndetse Nsabi akabura buri kimwe cyose yari afite, n'ubundi Nyambo akongera akamuseka, dore yuko aho yari akagombye kucisha make nawe akavuga ati reka ibindi, reka ahubwo nishakira amafaranga, niyo bansuzuguje, reka nyashake ibindi bizaze nyuma.
ikindi tutagenda tutababwiye ko nuko uyu mugabo Bobo nyuma yo gukora ibi ngibi byose ntabwo tuzana umukunzi we arimo nuko bari bafite babaye buhagaze bite nuko Bobo amafaranga ari kumukoresha yose yabaye yiburutse kandi wari ugiye kumufasha yari kiramane. niyo mpamvu muri kubona umukunzi wa Bobo none mwese atagira nuko yahise abugenda yibera aditoreza kubera ko Bobo nawe aka kanya nawe kiri mu mutwe we no guhangana na papa we ntago kubaka aribyo bimuraje ishinga. Nyuma y'uko Jojo rero yarashafashe umwanya mwiza cyane wo gukora akantu kazima ndetse n'abantu bose mwakagombye kurebera isomo mukajya mufasha abantu mukahubahuza mukabungo kugira ngo abantu bashwane batandukanye cyangwa bakore ibintu byinshi cyane bibi bakagombye kuba mabunga. Jojo ibyo yakoze yarabikoze ariko ikintu kimubabaza nuko Nyambo guca bugufi kwe kwabyande kandi Nyambo ambizi nawe ubwe ko yahemukiye Nsabi akemera kwirukana inyuma y'amafaranga kandi bari bafite urukundo nubwo bari babanje kubyemeranya ariko babyemeranyije kubera ko Nyambo yahatirije Nsabi kuba yagenda. Burya Nsabi ntago yemeye kuyeguye byemeraga ko Nyambo yagenda kuba yasinya n'iriya kontara yabira amafaranga. Ayo nayo intambara zose zitangiriye tumaze kubona ko zizamukiyeho ndetse na Kiramana ariko batangiye kuba bamugendaho cyane kubera ko yari yinjiye mu rukundo. Rero ntago twagenda tutababwiye ku nkundo zacu n'ibindi bisanzwe n'urukundo rwa Nzawine ndetse na Jojo uri gupfa ndetse na Mitsutsu n'umukobwa bita Betty wa bigiyo bijya kuvuga ngo ubundi zino nkundo zirimo ibibazo nka Nsabi ndetse n'umugore we ndetse na Kiramana ndetse na Nyambo ariko nitugera ku bari romantique ari nka bigiyo bijya ari romantique ariko umukobwa w'umubereye bamba ko yishakira abazungu azarangwa azabira nka Mukamutesi cyangwa Mukamusoni niko ndi kubitekereza ko Mukamusoni yaragiye arategereza imyaka n'imyaniko birinda arasazira kwisiga adashatse ariko buri muntu wese agira amahitamo nkuko Bible ivuga ngo gushaka ni byiza ariko kubyera bikarushaho wasanga ariyo mpamvu wasanga Nyanza yino yabyo kubera ko gushaka bigira intambara nyinshi cyane. Mitsutsu we nawe mu rukundo rurakataje cyane dore yuko nyuma yuko yahuje imbaraga ndetse n'urugwiro na sebukwe wiwe beja iyo beja reka mbabwire ati muri kumwe na Dr Chef Gasege rero ndabakunda bari Imana akomeza bane namwe nimba turakoze subscribe bikore kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro bitandukanye ndabakunda bari Imana abane na ubugingo bwatoranijwe mu isi mu rugendo kandi wowe ugomba gukundwa impano ku isi iturutse mu ijuru ryo hejuru.